Muraho neza inshuti zanjye, turi buze gusobanukirwa n'imwe muri za filimi ziteye agahinda, ubwoba n'ikimwaro gikomeye. Ni filimi y'uruhuri rw'ibanga, uburibwe no kwihorera kwa muntu. Iyi ni filimi ivuga ku mugabo wabaye imyaka 15 afungiye ahantu hatazwi, nta cyaha azira. Iyi ni filimi yitwa Old Boy, kandi icyo ugiye kumva kiraza kugutungura cyane. Komeza ubane nanjye kuko ushobora gusanga utabitekerezaga habe na rimwe. Uwo dawe Su ni umugabo usanzwe ufite umugore n'umwana. Aranywa inzoga akarenza urugero, agira imyitwarire idasobanutse, ariko ubuzima bwe buragenda neza nta kibazo. Umunsi umwe atashye aturutse muri sitasiyo ya polisi, ahita aburirwa irengero. Akimara kubura, nta muntu wamenya aho yarengeye. Ashyirwa mu bantu bameze nk'icyumba cy'iherezo, aho bamugemurira ifunguro rimwe ku munsi, amadirishya afunze, televiziyo niyo nshuti ye. Iminsi irashira iba amezi, aba imyaka, bigera ku myaka 15. Imyaka 15 yose afungiye mu kazu gato, atazi n'impamvu. Ibi bintu ndakeka ari wowe ntiwaza kubyihanganira, ntibyakorohera. Wakibaza, ese ibi biri kumubaho biraza gusobanuka? Ese ibi ni iby'ukuri? Ariko muri Old Boy byose birashoboka. Umunsi umwe adafite icyizere na gike, urugi rurakingutse, arasohoka. Ahita abona umuntu atazi, amuha telefone n'amafaranga. Hanyuma aramubwira ati, ugiye kubona ukuri. Dawe Su atangira gushakisha uwamugiriye nabi, uwamuhinduye nk'inyamaswa ikomeye cyane. Ubutumwa bwe abona kuri telefone bwagiraga buti, ntabwo nshaka ko umenya ninde wakoze ibi, ahubwo nshaka kumenya impamvu. Ibi bintu biragenda birushaho kuba urujijo. Uyu mugabo ntiyicaye, yatangiye iperereza ku buzima bwe. Yaje guhura n'umukobwa, Mido, umukobwa mwiza wuje impuhwe n'urukundo. Aramwakira, aramufasha, baza kugirana umubano wihariye urenze kuba inshuti. Barakundana. Ni ibintu bisa n'amahirwe nyuma y'icuraburindi ry'imyaka 15. Ariko wibuke, iyi ni Old Boy, nta mahirwe arambye muri iyi nkuru. Uko barushaho kwegerana, niko irungu n'ubwiru bikomeza kwegera igisubizo kibi cyane. Nyuma y'iperereza ryinshi, dawe Su atahura ko uwamufunze ari umuntu biganye kera, yitwaga Lee Won-jin. Impamvu yamufunze, dawe Su yajyaga avuga ibyo yabonaga. Yigeze gutangariza abandi ko Woo-jin aryamana na mushiki we. Iryo jambo ryatumye mushiki wa Woo-jin yiyahura. Ibyo byamugize umwanzi utazigera ababarira. Yamuteguriye umugambi wa nyawo, kumuhana by'umutwe. Ibi byatumye ahora yibaza ikintu yaba yarakoze, cyatumye yaba ashyirwaho ahantu habi cyane. Ariko hirya Mido, uwo mukobwa mwiza, ni mwiza cyane yego, ariko ni umukobwa wa dawe Su. Woo-jin yahimbye umugambi wo gutuma dawe Su aryamana n'umukobwa we atabizi. Barabikora koko, nta n'umwe uzi ko bafitanye isano ya bugufi. Woo-jin yari yarahimbye byose, kuva aho bahuriye, uburyo bakundanye, ibyo Mido yakundaga,
byose yabikoreshaga amuzengereza. Ubutumwa bwe bwari bumwe: ndi bubabaze nk'uko wambabaje, none dore wariye umwana wawe. Igihe Dawson yamenye ukuri, ararira, arataka, aringinga. Woo-jin aca ururimi rwe n'imbugita, yifuza kwerekana ko ashaka guceceka burundu. Aratakamba ngo Mi-do atazabimenya. Icyo gihe yaramaje kumva ko ibyo byamusenya. Woo-jin aramureka ava aho ngaho, agenda asinziriye, yibitsemo urwibutso ruzahoraho. Woo-jin wumvise ko yihoreye bihagije, ahita yiyahura. Ntiyashakaga kubaho nyuma y'intsinzi ye y'amaraso. Dawson ahitamo gushaka uko yakwibagirwa. Asaba kwibagirwa ko Mi-do ari umwana we. Ashaka kuramuka akomeza kumukunda atabizi. Urukundo rwe rurakomeza, ariko ruhagaze nk'ikinyoma gikomeye cyane. Igihe kimara asigara mu buzima bwe n'icyaha adashobora gutahura ngo azagikemure. Ese ibi wabitekerezaga? Ese waba waragiriye icyizere ko iyi nkuru izarangira neza? Iyi si inkuru isanzwe. Old Boy ntabwo ari filimi yo kwishimira gusa. Ni filimi ikwereka ko kwihorera bishobora kurimbura umutima. Nuko rimwe na rimwe ukuri kuba kubi kurusha ibinyoma. Mu buzima hari ubwo kugumana ubugingo bisaba kwibagirwa. Murakoze kunyumva. Kanda like, share na subscribe kuri channel yacu ya Rukezo kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye. Niba twari kumwe kuva ku ntangiriro y'iyi video kugera irangiye, andika ijambo thank you. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.